Isimbi Yvonne ukunda kwita Isimbi Noeline, sinzi impamvu Yvonne na Noeline, ntabwo nzi impamvu y'ibyo bintu. Uzi ko yaciye muri Miss Rwanda agatsindwa kubera kuba mugufi ndetse no kuba nyine atarasa neza bitewe n'aho yari yaraturutse ubuzima bubi n'iki, ntabwo yasaga neza ku buryo yatsinda. Ibyo bintu wari ubizi? Bityo bituma kubera uburakari n'ukuntu yari abayeho kandi yarifuzaga ubuzima bwiza, yiyegurira gukina porono cyangwa se porunogarafi cyangwa se amashusho y'urukozasoni XX videos. Akaba yarahereye kuri akawunti yiwe gutyo agenda azamuka aca ku bitwa ba Alex Lavi, ubu akaba ageze ku rwego rwo gushutinga mu bitwa Bang Bros ndetse Brothers, bakaba bateganya no kumukoresha. Ibyo bintu wari ubizi? Akaba ari mu birabura kazi bakoreye video muri Bang Bros, uruganda rukomeye cyane muri XX videos. Kuri ubu akaba ariwe munyarwandakazi wa mbere uzwi mu gukina filime z'urukozasoni. Ibyo bintu wari ubizi? Niwe munyarwanda wa mbere uzwi mu gukina filime z'urukozasoni. Hari n'abandi bihishe n'abazikina biteruye nka ba Emeline nk'abandi, ariko uwitwa Isimbi Yvonne cyangwa se Isimbi Noeline niwe wa mbere. Ako kantu gashyiremo.